Muraho neza, mbere na mbere mbanje kubasuhuza kandi mbashimira kuba muri kubana nanjye muri aka kanya, mubwira ngo nimba ari ubwa mbere ugeze hano kanda subscribe. None rero muri video y'uno munsi ngiye kukwereka ukuntu ushobora gukura Pi coin muri Pi wallet uzigeza muri OKX. None rero urafungura OKX yawe nk'ibisanzwe, uraza uyinjiremo OKX yawe, ubundi nurangiza urahita ugera hano uhita ukanda hano handitse deposit crypto, kanze mabereke ahangaha agafresh kari kwerekera, ubundi nurangiza uhakande utegereze gatoya by'irodinge, urategereza gatoya, nurangiza uza hano uhitemo Pi coin cyangwa se hano baba bagiye kukubaza coin ushaka kudepositinga, n'ubu utari kuyibona hejuru uyisearchinge Pi network, ubundi uyikandeho utegereze gatoya, nurangiza urahita ugera ahangaha, nurangiza uze kuri kano kantu kari hasi kano ngiye kubereka aho ngaho, ubundi utambikishe kano kantu k'umweru gatambike kagere ku musozo, ugafateho ugatambikishe kuri ya mikozi, ubundi urahita ugera hano, nurangiza ukande hano handitse ngo copy. Hano ugiye gukopiya address bari bukohererezaho coin zawe, nkubwira ko ubanza ugacekinga yuko ari address ya Pi. Hano urahita uhakanda copy, bahita bakubwira yuko address wallet yawe address yawe copied, ubundi dusubira inyuma ujye muri Pi browser yawe, urahita ufungura Pi browser aho ubitse Pi coin zawe, nkubwira ko umuntu wemerewe kuyabikuza n'uyafite muri wallet, ubundi uhita ukanda hariya handitse wallet, ubundi uhita ugeraho bakwaka passphrase, ushobora gukoresha passphrase cyangwa se waremejemo gukoresha fingerprint. Ngewe kankoresha fingerprint, ariko byose biba bishoboka, iyo fingerprint yanze ushyiramo passphrase. Urabona ko none tugeze muri wallet yacu, muri Pi wallet yacu, dore balance dufite ni Pi 36,95 niyo yabikurika none, andi ntago araba available balance. Ubundi urahita ukanda hano handitse ngo pay cyangwa se hano handitse request, pay your request, uhite uhakanda, numara kuhakanda urahita ugera hano uhita ukanda hano manually add wallet address kugira ngo ujye gushyiramo ya wallet yawe, urahita ugera hano hari amazeru, urahita ukandaho, kanze mabereke neza, urahita ukandaho, then nurangiza ushyiramo umubare wa Pi ushaka kubikuza zijya kuri OKX, kadushyiramo 36.9, nkwibutsa ko ushyiramo Pi ziri kuri available balance, ubundi warangiza ukahita uza hano handitse ngo wallet address, hariya baba bari kukwereka ayo bagucaginga yo kubikuza, urabona ko ari 0.01 Pi, hariya uhita ushyiramo wallet address wakopiye muri OKX. Hano hasi baba bari gusaba kuba washyiramo impamvu ugiye kubikuza, ushaka washyiramo ariko si ngombwa wanabitaruka, ubundi ukaza ukahita wikandira hano handitse ngo save to customer contactors. Hano baba bagira ngo saving ya wallet address ukoresheje kugira ngo n'ubutaha ujya kubikuza bitazakurushya wongera kuyishyiramo. Hano bakakubwira ngo wallet ugiye gukoresha ntago yari savinze hano muri Pi, ariko ukemeza yuko iyo address ariyo koko kugira ngo woherezeho za coin zawe, ukanze kuri continue, ubundi ugategereza gatoya, hano bakahita bakubwira yuko Pi zawe wamaze kuzohereza. Nidusubira inyuma kuri balance turahita tubona yuko za Pi koko zamaze kugenda, urabona ko hasigayeho Pi nkeya, hasigayeho kuri available balance hasigayeho Pi 0.04, ubwo urabibona yuko Pi zamaze kugenda, urabona ko no kuri balance yo hejuru zamanutse, urabona ko hano hasigaye 0.04 Pi kandi hari 36 Pi. Urabona rero ko zamaze kuva hano, katujya kureba kuri OKX nimba koko zagezeho.
icyo ukora rero uhita ufungura OKX yawe ugategereza gatoya ikirodinga, bino turabikuramo, ugategereza gatoya ukareba nimba koko zahageze za coin za wundi, uhita uza hano handitse asset hano hasi, uhita uza hano hasi handitse asset kugira ngo ujye kureba nimba koko pi zawe zaje, tujya hariya hasi handitse haba handitse asset, ubundi ukahita hano urabona ko isubona ka notification, kano ka notification hano gafresh kari kwerekera, uhita ugafungura, urahita ugakanda ugafungure. Hano urabona yuko bari kutubwira yuko twakiriye pi zacu 36.9, urabona ko zahageze ubu ngubu tayari ziri muri OKX, hano muri exchange OKX ubu zamaze kugeramo. Then noneho kambereke ukuntu ushobora kuzireba no muri balance z'amacoin, urabona ko hano ho zahageze, ni ibintu bigaragara ku bantu mumenyereye kwakira no kohereza muri OKX. Hano rero impamvu pi itari kwilistinga, OKX ikoze ku buryo buri coin ifite munsi ya 0, ifite munsi ya 1 USDT ntago bayilistinga. Kamwereke rero setting ufungura kugira ngo urebe za pi zawe koko. Urabona ko hano ntago bari kuyilistinga kuko pi agaciro kayo muri aka kanya kari munsi ya 1 USD. Turahita ukanda kuri turiya tuntu hariya agafresh kari kwerekera hariya kuri asset, hariya ku ruhande uhite ufunga ino setting handitse ngo hide small asset. Urabona ko noneho ibihise ziza za asset zose, urabona yuko na pi ari ngizi hano turazifite pi 36. Urabona ko rero yamaze kugeramo, zamaze kugeramo, kiba gisigaye ni ukuba wazivunjisha ukazihindura mu ma USDT. Turategereza iminsi mikeya ibanze ijye ku isoko neza, kandi nkugira n'inama aho ufite pi zawe yuko ushobora kuzibika ugategereza ino coin ikazamuka, kuko yayigeze kuba yagera no yageze ku $3, nyuma yaho iza kumanuka. Nkubwira ngo rero nimba ino video yagufashije ntugende udakanze subscribe kugira ngo uzajye ubasha no kubona video zikurikira iyi ngiyi. Murakoze, amahoro y'Imana abane nawe. Ciao ciao.